badiliki. Yoyote mwanamajie ajuti. Katika huzuni, katika furaha sijani, nimemtambua kuwa wewe ni rafiki wa kweli. Ni mami wa bami, umunyabigwi byinshi, natawa yeho nanitiriwa, nakizabaho cyamugana, nakoze isona kuba, wahisha mu mababa ye, ingoma ye, kugeza isoye. Ingoma ye, iyo ikomeye, singizi zihagurwa n'ibihe, abakomeye turashinganye. All right. Hey dear folks, this is ISHIMWE still. I'm here at Peace and Hope Academy as well, and as usual I'm having two bombastic students here in front of me. They have good talent of singing. They told me that they want to share you some good songs, as well as they be just proving you their good voices. So I wish we can be together today, following and listening to their good voices today as they are in front of me. I just want firstly to know who are they, so that you can even know who are we together with, so that we can be continuing knowing each other. So to the light side, what's your name? Thank you. My name is Neri Blessing. I study in P5 class from school Peace and Hope Academy. Okay, Neri Blessing from Peace and Hope Academy. How about you? My name is Jozo Karine from Peace and Hope Academy in P5 class. P5 class, Jozo Karine. Okay, so it's really nice having you here in front of me. You told me you have good voices. You want to sing for the people. All right, so ndumva abana twakumva ukuntu baririmba shimisha bakaturirimbira, tukumva ku majwi meza bifitemo hano hafi. Ni impano zidasanzwe. Reka mbaho umwanya. Karine, uriteguye? Yego. Neri, umeze neza? Yego. Mwanyweye akantu ku buryo amajwi ameze neza? Yego. Okay, so let us start. Sibyo? Yego. Nihe ndirimbo mugiye kuririmba? Muravanga. Akari hafi twigendere. Uwiteka araturengeye, akuyeho ibirego by'ibinyoma, ukuboko kwe kuri kubarembejwe imyambi y'umubisha, uhora dutoteza ko tutazabona gakondo, ashaka ko tubuze induru aho kuzavuza impundu, ariko siko bizaba kubiringiye Uwiteka. Imiyaga irazikambura w'ijambo, no mu butayu sinyanishwa n'umuma. Imiyaga irazikambura w'ijambo, no mu butayu sinyanishwa n'umuma. Ibitonyanga byimura y'amacumu wabinduye mu muba w'imigisha, ni mu rubanza ingingo zose zinaba, waramura niyena utabaru wafashe, uwamagaritse ngoma mu mbururu, umbera umugisha n'abawurubiye, na cya cyobo bacukuriraga uginduye iriba ridudubiza amashimwe
nacyatyobo wancukuriraga ugihindura mw'iriba ridudubiza amashimwe iyo sarakiza n'inkovu zigashira shira arazura akazura n'abagiye akaze iyo sarakiza n'inkovu zigashira shira arazura akazura n'abagiye akaze iyo sarakiza n'inkovu zigashira shira arazura akazura n'abagiye akaze acinzira aho tutazibona ansubiriza intege mu ngingo aturisha imiraba y'ibibazo yubahisha abamukiranukira yewe wa kera yarahindutse kubw'amaraso ye yarogejwe uwari urushye yararuhutse njye wari wanduye narakeshejwe yamagurukije mu ntebe y'igisuzuguriro angenera umwanya mu byicaro by'abanyacyubahiro mbonye kudahemuka nyuma y'uko mpambiwe ibyari bindemereye ubwo rigota niho bisigaye mbonye kudahemuka nyuma y'uko mpambiwe ibyari bindemereye ubwo rigota niho bisigaye Imana yacu si bayari si dagoni ibeshya ingabo zayo ntizitsindwa ntizinezwa niyembaraga Imana yacu si bayari si dagoni ibeshya kandi ingabo zayo ntizitsindwa ntizinezwa niyembaraga Mana yacu si bayari si dagoni ibeshya ingabo zayo ntizitsindwa ntizinezwa niyembaraga bahati zake hazibadiliki, yeyote mwanamzie ajuti kama huzuni katika furaha sijali, niwe mtambue kuwa wewe ana rafiki wa kweli, niwe umwami w'abami umunyabigu byinshi najabayeho nanikiriho nakizaba cyamuhagara nakoze sana wankuba bumahishwe mu mahaye arinda ijambo rye kugeza rituye ingoma ye iyo ikomeye kinkizi isi zihangurwa n'ibihe abakomeye turashima
nyuma y'uko mpambiwe ibyari bindemereye gorigota niho byasigaye mbonye kudahemuka nyuma y'uko batusage wasibadiliki yoyote mwanamazie ajuti katika huzuni katika furaha sijani nimemtambua kuwa wewe ala rafiki wa kweli ni umwami w'abami umunyabigwi byinshi natabayeho nanitiriho nakizabaho cyamubagana nakoze isoni kuba wabahisha mu mababa ye ingoma ye kugeza isohoye ingoma ye ihora ikomeye sinkizi isizi yagurwa n'ibihe abakomeye turashinganye. Alright. Yeah, Karine. Ni byiza muzi kuririmba cyane 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 bihanitse. Njyewe nikanzemo ndashaka ko mumbwira iki gitekerezo cyo kwigana amajwi ya Vestine na Dorcas cyangwa se cyo kuririmba nkabo muri sanse nk'iyabo cyaje gite mwabyumvise gute byaje bite mu magambo make. Ese ufite imyaka ingahe Karine? Imyaka 10. Neri wowe ufite ingahe? 10. Ariko kugira ngo twumve yuko kugira ngo tugire igitekerezo cyo kuririmba ni impano mwavukanye. Bamwe na bamwe barabyiga ariko njye nyine birantangaza ukuntu babyiga ariko njye n'Imana navukanye. Biragutanga abantu barabyiga kuko baba batabizi. Ya nongeye kugushimira cyane wakomeje kudukurikirana kuva ikiganiro gitangiye kugeza kuri uyu musozo. Aba bana badususurukije cyane kandi badushimishije ubwo baririmbaga zimwe mu ndirimbo za Vestine na Dorcas. Njyewe natunguwe n'amajwi bari bafite. Wumvaga koko ari ibintu bishimishije kandi bisamaje kubona abana b'imyaka 10 baririmba ku rwego nkuru nguru. Ni ibintu byiza, ni ibintu byiza. Aka rero ni kamwe mu duce tugira twa talent show kuyerekana mpano kugira ngo tuvumbure kandi duteze cyangwa tuzamure zimwe mu mpano z'abana tuba dufite hano ku ishuri. Niba rero udushyigikiye kora subscribe kugira ngo ubashe kujya ukurikirana buri gice cyose tubasha kugaragaza cyangwa kwereka hano kuri channel yacu. Wadukurikirana kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Peace and Hope Academy kuri YouTube, Peace and Hope Academy kuri Instagram, Peace and Hope Academy kuri Facebook, ukabasha kuduteza imbere hose ukajya ukurikirana ibihangano tugenda tunyuzaho byose bigiye bitandukanye. Komeza kudushyigikira, turagukunda, turi kumwe. Astra Vista. Ingabo zayo nizitsinda